Yo, brother. Meze. Ni fresh sawa umukesige wisomesha ibitabo. Haguruka unyambiriza. Serana ubumwumve. Nyambira sha. Sisi ndo afunteje none byageze. Umva byahise ko ndushye byadansha. Biteze ukazi bimeze bite? Ni so. Umva none se kuva ryari usigaye usoma ibitabo? Nyoti ranishe. No kuva na kera ariko urabizi. Kuva na kera iki ko iyo mumaze kugafata ubwenge buva mu bitabo ntango buva mu nzoga sisi. Ubwenge umenye ubuse ukiba mhomo ibyo bitabo wari ubizi ko amakaye wagira ngo bari barayaguhishe. None se umeze none ukazi bimeze bitaho. Sha umva ukazi bimeze neza. Utangiye no kunyanduriza kandi. Yesu hajya mu bakire. Akizo controle home nago umva mbwira se. Umva gusakaza kameze neza nta kibazo. Nandi nyine nkuruye bwabaganga nyine nka brother wandi kugira ngo wende ibintu bigende neza. Yeah, that's why nakugize manager y'ira company kugira uyikurikirane nka bene mama. Shamva. Izere kutozayiza n'imikino ariko. Biramfasha ndakora uko bishoboka pe. Ndakora ko mbamba wowe umuntu atakuzaniye umusaruro ugira ngo byaba byoroshye. Ukwezi bwe none ndashaka amafaranga menshi. Hari na dutwanye kandi zabyishura muri kwezi. Shamva. Mu gukora nyine uko biri kabisa nkagerageza nanjye ndyama nyine wumve ngo ikintu gisigaye kindi mu mutwe ni company yawe. Nayigize yanjye. N'ubu dusakiri bikora n'undi wabikorera. None se mu minsi wasanzwe warumeze utewenda wowe. Cyamuke bimeze neza nanjye nibwo mvuye mu kazi. Bize mu kazi. Uko mbanje gusoma gatabo karandyoye biteye ubwoba. Okay. None se ubwo ni amahoro. Njye ni amahoro mu kazi. Nyine numvishe uri hano mu rugo ndavuga ati kamunyureho akamushaka kubwira ntabwo utangiye kunse ntabwo n'undi wabura ikintu uri kuza oya ase kuki wari uvuga gutyo oya none se kuko kuzura bisanzwe kutaboneka ariko ose byuransuye bisanzwe ukareka kumbwira ikibazo nyine nda nuko bihuriranye ariko nyine ntabwo ushakaga. Okay, go ahead. Shanyine brother nimaze iminsi mfite akabazo kankomereye pe kandi mabizi nyine ko wowe hari akabazo ngira avuga ati brother wanjye aragashoboye yagakemura. Gasa ku ntego. Shanyine mfite akabazo k'amafaranga. Akabazo k'amafaranga? Ejo bundi sinaguhebye. Nyine waramembye ariko none se sisa ndaguhemba ngakwishyura inzu yo kubamo kandi uhembwa nk'abandi bakozi kandi nawe umukozi mufite uhembwa amafaranga menshi. Ese nta kabazo k'amafaranga angahe? Nyine ntabwo ari menshi. Angahe? 900. Nayiki? Kuse brother ko ubizi ko abakobwa tuba twifite ibibazo byinshi kubizi ko tuba dukeneye ibintu byinshi urumva koko wajya no kuma amafaranga nkakubwira n'ikintu nyashakira koko ariko sisi usesagura amafaranga cyane hanyuma mu cyumweru gishize gusa naguye amafaranga arenga ku mushahara. Nyine ndabyumva pe uranamfasha wamaye akazi ungira manager nta kintu utankoreye pe ndanagushimira ariko nyine ntabwo ibibazo byabura pe kandi nanjye ndagerageza nkizigama ariko ayo mafaranga ndayakeneye kandi mbabara n'umakanire. Ntango byumvikana tegereza umushahara. Nukuri mfasha pe. No tegereza umushahara. Basi ihangane aya mafaranga aba yumaye bwanyu kuko wumve ko nuramukomakanisha sinzano. Nta mafaranga nguha ahubwo ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni gukora saving nk'umukobwa. Ntango nzajya nkomeza gukemura ibibazo byawe byose. Nasako ako brad umenya ko ari nge sister wawe nakuzanye mu kazi no kugira ngo byiba nangira ikintu mumarira nawe ugira ikintu bimarira. Hanyuma niba waraje mu kazi se ukabukoresha amafaranga nabi uryo nzaye ngufasha iki cyangwa nge nyakubikira nzaye nyaguherera rimwe wenda ashize nk'amezi nk'6. Basi buko ndi sister wawe gusa ndabyumva akandi kuri kundishije. Oya
oya nukuri kumana amafaranga ndayakeneye kandi wumve ngo umakaniye umakaniye pe na handi hantu nagwa pe already nagwakanye nta mafaranga ngo koko amafaranga ufite reba iriya kampani ufite reba ibintu byose ufite ubu koko amafaranga 900 aya 900 gusa iyo kampani ukabyima umuvandimwe umushiki wawe umwe sheri iyo kampani ni yacu twembi kandi ikomeje gusohora amafaranga gusha n'ubundi byarangira n'umutakiri kampani kandi yagize rero utabaye serious mu kazi ngo byakunda shawe brother mukuri gerageza uyamereze kuko nifite gahunda yo kujyana n'abashuti banje ahantu tugasohoka kandi na giceri cy'ijana rwose mfite yamereze mbwira turayamaye cyangwa urabyanze kumbi nawe gusohokana okay ntayo nguha nizere kandi ko byumvikanye uranyimye ntayo nguha uranyimye ahubwo nkuko bivuze ihute usohokane n'izo nshuti zawe so wajya umenya ko umaze gukora buri kwiriza musaza wanjye ibintu nkoze ndaje mwereke umuntu agira bro akamubera nandakanagerekeza rero reka nze mwereke sha narabeshye umwana avukiye i Kigali wamuzanaho fata baby alo bite sho ni sawa umeze neza meze bwose umeze neza ko wabuze ntabwo kiba mu Rwanda yego mwana yanjye akwari wagiye ureka wagati umva nta bintu byinshi urihese umva ndi mu rugo pe umva ndagushaka ari urabizi ko iyo nkuhamagaye mba nkuhamagaye ndagushaka oya yagenze bite reka nimba udashaka amafaranga umva ndagushaka mufite diru ya danje urumva sha ari ni wigira umwana akazi kawe ambara ubu turi kuvugana nizeye ko kuri kwambara uze kundeba amafaranga ubu turi kuvugana warangije ahubwo kwambara ngo uze undebe mu rugo birihutirwa cyane urabizi njye iyo nkuhamagaye amafaranga ubwo nyine umenye ko ugiye muri uyu mwaka wose ugiye kuza ugiye kuba wishimye wowe ngwino dukorera amafaranga sheri ujye ureka imiteto ngaho rero ntegerezaho nka nyuma y'isaha imwe sawa ntuzane bya bindi byawe byo gutinda oya umpamagaye ntaroga reka noge vuba ariko uroga iki umva ngwino we ngwino ndaje sawa sawa Yo dada, mwenye gute siko ndi hano? Mbisha umuntu yinjira mutanumva ko ari umuntu
Wari wasinziriye ariko? Oya, ubona nkambaye nk'uko navuye ku kazi meze. Ubona nkambaye nk'uko nari meze n'ubundi. Okay. Nje kukureba nanone. None se. Humura. Ko nawe. Ugariwe n'iki se none? Nari garutse nyine ngo tuganire aho gatoya. Hari akantu nje kukubwira kandi keza. Kagira inkuru. Nyine se akuwaje ubana nakuru usko umunkanga usko nuvunda unandiye ngo uvuye hano uri kurira mu kanya. Oya ibyo rega byatamutse nyine ibyo byarangiye ariko nimba nje nseka nawe uduseka. Oya Ushanguye hafi. Ngaho ako nyine nawe brother nimba nje ndi guseka nawe seka. Yitsoke nta kibazo dufitanye ngambwira. Okay nyine ngiye bakubwiye bubwo abandi batipe bose tuziranye usanga bifunza abana beza ariko wowe niyo byo rero nje ngo tuganire umva rero reba urakuze sibyo tuzi cyemeranyaho Yego nta mugore nta girlfriend nta kinyine kandi ufite amafaranga ufite company nziza ufite uburyo bwose bukwemera kuba brother nawe ufite umuntu nyine uri mu ruhande rwawe so urabyumva ute basi buri ikibazo nuko najya mbona n'umwanya nta nahurira nawe ariko uko byagenda kose mufite ntabwo wajya umuburira umwanya nyine nabuze umwanya wo kumushaka njye nyine kandi ariyo mpamvu nje ngo tubiganireho vuga ati njye sister njyewe kabisa bashaka umapasi oya ntabwo nabyita nka pase njye ariko naguhereza umuntu mwiza nizeye pe nizeye kandi no kubyuvuga ngo kukwishoya njyewe nkamugwa gutya kandi umukobwa mwiza brother nanjye rwose nkajya mbona meze neza. Ikibazo nuko mu nshuti zawe nta numwe nakwemera bitewe n'ibintu murimo musohoka mugira gute kandi njye nkeneye umugore uzaza akamfasha muri company zanjye nta bintu byo kwirwa ama makeup ngo yasohotse yagize gute kandi ntekereza ko muri abakobwa nta numwe waba ufite. Ntekereza ariko ntekereza kandi wenda nyine unyemereye tukazapanga nyine uhari umunsi umwe nkamuzana nyine wenda mukaganira ukumva ko byava sinzi ukuntu byumva. Sisi okay umunsi nzaba ndi available nta kibazo za size zawe ukunda jewe urabyemeye se nzamubwire wenda muteguze nzamuzane. Okay uzamuzane nko muri weekend mwagize aho kujya ubona ko nimuzana sawa ubwo gahunda ni gahunda sibyo it's okay uzamagana nta kibazo. Ubwo rero brother ayimvuze nyine naringiye nkibagirwe nubwo naringiye mbabaye ariko reka nsubire mu rugo narinje nyine nzinje kugwaya amakuru meza. Ariko burishimye ndishimye subizi sawa ntari good night. Good night. So umva welcome sheri. Nese ibintu bihaye byo kunywa amazi ko bimeze bite? Umva mvuye kwa bro. Nyweye wine. Nanywa red, nanywa white, nanywa iki. Umva bro wanje yarakize handi nanjye bindenga ngerayo mba meze ndanavanga nkavayo numva merewe nabi. Niyo mpamvu ciya sheri nari nkukumbuye. Kucyeze. Badusomeho kugutuma ciyazi. Ako umva arega amazi ntabwo nyamenyereye. Ngambwira mfite amatsiko banza umbwire ikintu mpamagariye hoti hoti. Umva rero. Ari urabizi iyo nyine mvuze ngiye ni deal urimo amafaranga aba ari deal irimo amafaranga ko urabizi umuntu abuzima bayibereyemo nubwo gushaka amafaranga. So nuzane bya bintu byawe by'ubwana no kugira ibiki n'ibiki wowe deal ngiye kukubwira menya ubwenge utega amatwi mubwire kagire inkuru. Mfite bro wanje ari ni umukire ibaze ko nanjye mvuga ati ataza ko ari bro wanje
nari kumugira umugabo wanjye cyangwa nese ibyo ngibyo bikaba bihuriye he umva rero ndashaka ko mu byumba kimwe kono hariya mbabarira utaburi gutebya bitaba ari byo ati mu wampamagaye byumba kimwe rero gute reka bya bromba mbiretse umujama afite amafaranga urumva arakuze nta mugore afite nta mwana afite nta na girlfriend ari wambabariye mukabijya nkakwereka ukuntu tumurya amafaranga njyewe arise yego njye kurya amafaranga bro wawe none sha iyo mikino urabizi ntago njya nyikina ari yandi njya mvuga ari imikino utakina gute ubu ako ari ubu neza nurasirimuka mu mutwe ariko hari ibintu bitandukanye hari ubusirimu hakaba n'ubugegera njyewe inze mu buzima bwa none se ndakubwiye ngo ugende uci kofi yitwa umwiba amafaranga nk'umujura nese biragenda bite wowe okay sinanakubwiye umukunde cyangwa ibye ariko wowe cyo musabye reka mbahuze nimara kubahuza ari wowe uri umwana acting kwereka umuntu gutya just ko umukunda gusa ukamugira zezenge mu mutwe tukirira amafaranga nyine icyo ni kimwe ndashaka ko nzabahuza uko kubahuza ninjye ufite ukuntu nzabyipangira hama mugahura mwamara guhura nyine wowe ukakitinga nkaho nyine mushaka kujya mu ko mukunda nyine muri uko kubahuza nyine ko nshaka nyine mushaka kuba like boyfriend na girlfriend then umutipe nawe yamara kubyumva nyine we nje nawe twaba tuzi tageti yabyo mwamara gukundana ni umuntu nyine mu buzima gutajya ugira ikibazo cy'amafaranga mwamara gukundana icyo nshaka niki nta nubwo bisaba igihe kinini sheri nta nubwo umva ibyumweru 3 kwezi ukamutura ikibazo yatikiye kibazo amubwira ari ceceka nkubwire sheri ceceka nkubwire kuri iyi sina mikino sigaye haba aho gaciye hazi nubwo wayiceza ko ntabwo ndi kubyumva urabyumva shani tugera ku mafaranga umva rero mwamara kumara nyine iminsi kwa kundi babishyushya urukundo muhura musangira utuwayini tugapanganya nawe tukajya kumusura twaguraga nagakunda ibintu cyakoze ikintu muziho nakunda ibintu bya makeup nakunda umukobwa usara nk'uko mbona nyine ese makeup uko bizi ngiye itonde nitujya no kumureba nitunahura na makeup nakunda nyine wa mukobwa uba wigize umuntu w'umusazi bakunda gusohoka nk'uko mbayeho nese uko bizi ngiye ibyo bintu byose ndabigira none si yo mpamvu naguhisemo sheri umva rero mutezaba wica mu ijambo ari kuko ntabwo ndi kubyumva nidukiniye deal turakiza wowe ukuntu bizagenda uzahita umutora ikibazo ambwira ati sheri mama ararwaye n'ibiki nushaka uzambwire ndabizi kutagira amagambo yo kubeshya nzabigufashemo ngati sheri mama ararwaye what and what ndashaka 5,000,000 ako uri gukanura ibiki 5,000,000 tuza ndashaka 5,000,000 si amafaranga arayafite ego ahubwo suguzi uzavuga atavuga ati ma nimero yawe ya konti cyangwa nyashyirehe itonde kuko ngi byo nkubwira ni umuntu twavuye mu ndi mwenda muzi nabuze uko nakubwiye ati nuko nge ndi mushiki we nyine gati ngiye mama ararwaye nshaka amafaranga 5,000,000 nazikomplika ngo 5,000,000 ko ari menshi urabizi indwara z'abacecuru nawe yakeka kari nk'igikanseri cyangwa ibiki urumva then nagwa 5,000,000 zaryamo 3 muhebyiri ari tuendereye nuko bimeze cyakoze ndumiwe si sawa okay reka mubwire kuko bijemo amafaranga reka ubwangiza mushyire ku ruhande ariko niba uzi ko bizacamo sibyo
kandi ahubwo uzajya unanca inyuma ashaka ukayarya wenyine. Okay, akira. Cheers sheri. Umva. Okay, nuko nyine. None se ubona hano hari heza. None. Ku mana yanjye. Ntugare. Iyi nzu yose ni iye. Ni hano atuye. Nahe. Mana yanjye. Umva. Koko. Wabonye? Umva. Mana yanjye. Umva ni yarutaje. Umenya noneho bya bindi bizacamo. Ubwo reka nze gatumwereke. Sawa. Bro, suza umushyitsi. Urakoze. Cyangwa wicare hano. No, it's okay. Okay. Ahubwo uzi ko utakiri umushyitsi kuma nta kintu mwakirije. Umushyitsi se sheri. Kawaii aka whisky. Ahubwo hari aka orange gakonje byaba byiza. Orange? Okay. Orange konje. Bro, wose. No, I'm okay. Meze neza nta kibazo. Nta kintu ufata? Ngiye banyita Negros. Niba bita bande. Nanjye nitwa Lisi. Nice to meet you. Nanjye nishimiye kumenyana namwe. Hano se ninde wapfuye? Ko mwatuje. Ko mwatuje se? Ikibazo ariko. Brother ko yagize amasoni. Cyane we. Cheers we yanze kugira icyo afata. None se. Okay. Mwibwiranye se? Yego. So, uyu ni brother wanjye nyine. Ufite brother. Nyine ufite brother mwiza. Nta nubwo uzi kuvuga merci. Niko ameze agira ntago najye bwangagira amasoni kandi amasoni n'ay'abakobwa. Aritonda ntago nyine akunda kuvuga ibintu byinshi. Ako wenda gake nyine muzagenda mumenyerana bizagenda bicamo nyine tu. So, sendivugana. Ari nawe. Ya magambo yose yashize. Oya nzi okay, nzi ndabona mwese mwibwiranye iki simuri kuvuga ndi kwibaza hari ikihe kibazo. Nyine nuko wenda tutaramenyerana ariko nta kibazo. So, wenda ese uyu munsi ari gahunda ufite wenda nayo. Rero se bro nta kuntu nyine wenda nimba bitakubangamiye wenda okay ashaka kunyuma yasoje akazi nimba byakunda wenda nyine mukagumana wenda iri joro mukanamenyerana reka buriya abantu iyo bari buno iyo abantu ari babiri baba bagomba kumenyana. Sibyo urabyumva ute wenda ubwo urambwira. Okay, nta kibazo. Sibyo shije. Nta kibazo ari.
waguma hano nyine wenda iri joro gusa hanyuma nyine kaganira nta kibazo kandi ndabizi muri buze kumenyana sibyo ari nibyo cheers Aramutse. neza Ko wazindutse? Nzindutse kugira ngo nkore udusuku hakiri mu gitondo. Oya ariko si ngombwa ngo dufite abakozi. Ahubwo se mbona wahinduye imyenda. Sister wawe namutumye arayinzanira. Okay. Nanjye kujya mu kazi rero. Ko mbona se udateye ipasi. No, it's okay. Nta muntu ubyitaho. Wenda arenze ariko batagiye dufite mu modoka. Ariko ntabwo ari ngombwa kuzinduka mu gitondo ukora amasuku. Hano mfite abakozi babikora. Nta kibazo nanjye nabafasha urumva nk'umuntu waraye mu rugo rw'ahandi agomba kugira akantu akora. Gusa abandi bakozi babahemberwa iki? Umva bakora iki? Ariko ntabwo bigoye turarindi gukora n'utuvumbe narindi kugenda mpanagura. Ntabwo bigoye pe. Ahubwo se nta ka breakfast wafata? No, it's okay. Nta kibazo meze neza. Ndagafata mu kazi. Okay. Ahubwo narinzi ko uyu munsi turi bwirirwane. Ahubwo sori ko tuzabona umwanya munini wo kuganira no kubera akazi kenshi ariko by the way ejo ni weekend. Ahubwo se ko bakuzanye imyenda wakwemera tukamarana weekend? Wenda ko byadufasha kumenyana nawe nyine n'umwana mwiza. Nta kibazo ngewe umwanya ndawufite. Okay, urakoze cyane. Saba rero kugira umunsi mwiza. Eko nawe akazi keza. Ya bro, iminsi myinshi yaribaye myinshi tsabaherukana kabisa. Ngira ngo byo ntaye haciye igihe. Si wowe Dubai ryamera ukabwo tuvugana cyajye uri Dubai. Haciyeho nk'iminsi itatu treasure. Ahubwo tukiri aho man. Hari akanama nshaka kugisha. Kajyanye na business? Oya, apart from business, tujye tubyore. Ahubwo ka sister ejo mundi hari ibintu kankoreye. Louis kuno kari sharp byatari. Byatari ndabizi. Karaje kanyicaza muri sala ko karambwiye ati bro. Umaze gukura. Kandi ko komite nomba ndakuze. Karambwiye ahubwo. Atko nshaka kuguha pasi. Pasi y'umukobwa he? Pasi y'umukobwa. Sister wawe ni umusirimu kukurusha. Ati abana bawe kumbazi, abashiti bawe kumbazi mwese bamuraba sinzi muhora mwasohotse. Kandi nkabanje nifuza umugore uri pose kabisa wamfasha muri business. Tubona mwemera. My suggestion yo kuba yazaduhuza. Ndambwe it's okay nta kibazo uzamuzana. Baraza bona ni bon nta kibazo. Usukari nanuza. Ushobora yuko mu rugo harimo umugore. Oya yagiye ku muhanda ariko
agiye gushopinga ariko nyine amaze iminsi hano tumaze nk'iminsi nk'ibiri. ntabwo ngenda ntabonye icyo kizongereza ntabwo icyo cyo ntabwo gishoboka kugira ngo ungire inama ugira inama se kugira inama ngo agiye turamuzi ko ntukabura ubwenge ubu uri kubona ubonye akaboga kitambukira ubwo urashaka guhusha njyewe urabizi narabirangije burundu ariko urabizi ko ibyo bitari ibintu byanjye mana icyo kibazo rero si ubwo umukobwa bibuze kumuvuna ariko nanone ntabwo ugomba kuba sharp umwana ugomba kuba sharp ukareka ibyo bintu byo guhugira muri business niho bimenyereye ibi bintu mane asa nakwaho ari kindagufasha iki none umuvanye ugiye mu mwanya wanjye basi wewe waba wabisoje gusa nyine nawe umworohereza akazi pe kuko wako nta kazi wenda kuzi n'abakobwa babibe ariko nanone umwana w'umukobwa araba ari mwiza nonsebye rwose utazajyaho ukazana umuntu sharuka sinkubeshye nabonye ntacyo abaye nyine hari pose aratuje ukuntu inzobe sinigikara ni imibiri yombi ahubwo ni umuzungu apo inzobe nyinshi cyane ndusha n'inzobe aho ngaho nagize gutya uwo mwana mbabarira ntumupfushe ubusa ibyo kandi birabaye okay oya no reka tukameze tugerageze turebe nibiva muzaguha feedback n'ubundi alright reka nkwizere kuri ino njoro anyway reka ngende rero hari akamari nanjye kujyana mu mujyi ubwo turi buze kuvugana duhuze nari reka ngeze ku modoka ugenda umbeshya mudamu ariko ameze neza isari ari kureba filime cyangwa kureba umupira cyangwa gusoma ibitabo ukunda gukora iki iyo uri free time nkunda kureba filime wow perfect twaje kuyirebera hanze se tugasohoka oya ariko ahangaha se twayireberaho bikaryoha okay nta kibazo nyereka tuyirebere hano nibyo byiza iriya se ko mbona ari nziza bariyushyiramo gusa ni hora movie nta kibazo nta kibazo okay dufite umwanya nizere kutagira ubwoba nsangite ubwoba cyane ndabugira ni nziza kumbona iteye ubwoba cyane oya nta kibazo ntabwo ukunda hora movie se mwana we ndazikunda ariko ndabona iyi ngiyi ari rurangiza biteye ubwoba cyane wehumura nta kibazo turi kumwe ntabwo wowe ujya ugira no nasitse ko nashobora gukomeza kubireba wow ariko akoze revenge nziza birakabije
Ni sawa ari? Umva nkubwire bimeze sawa. Oya n'ubu ngubu turi kumwe. Umpamagaye turi kumwe tumeze neza, ibintu byatangiye gucamo. Ubu tumeranye neza mana yanjye. Twanatangiye no kubona amagambo yo kuvugana maze ntabwo tugitinyana. Umva cyane bimeze neza mana yanjye. Cyakoze brother wawe nitubijyamo bizaba ari sawa kabisa. Uyigira ikibazo ndacyabyibuka. Nayampa nzayago gusa urumva nakurya kuko ubizi ngiye imico ndayigira. Umva nzaguha ibyawe gusa nakifuje ko twanagumana. Ibyari byanzanye nabonye byahangumisha. Brother wawe ni mwiza, afite umutima mwiza like mba mbona nshobora no kuzibagirwa icyanzanye ahubwo. Ibintu byawe ni amafaranga gusa. Humura nayampa nzaguha ibyawe rwose humura. Okay. Sawa rero reka ngende atakeke ibindi. Sawa. Ndatinze. Ahubwo nari ngize ikibazo uhagurukanye ubwoba cyane. Oh no. Nahise kubera ikibaye. Oya. Ni umushuti wanjye warumpamagaye. Ntabwo yaramerutse kumpamagara niyo mpamvu nikanze. Ari nta kibazo. Njye iriya filime ntabwo nongera kuyireba pe. Batinye. Cyane. Yanarangiye n'ubundi. Ahandi se. Wishimiye kuba turi kumwe, tumaze kubyishimira cyane. Cyane, ntabwo nari nzi ko ujya ufata umwanya nyine ukishima. Biranshimishije ukuntu mu kanya twari tumeze twishimye. N'ubundi ntabwo bisanzwe ariko. Kwishima gutya? My experience nyinshi mbifitemo, kenshi mba ndi bize mu kazi, usanga kubona umwanya biragoye. Ngize ngo ujye ufata umwanya nyine ukenjoyinga gutya ugaseka. Ariko bijya bibaho sometimes nk'iyo ndi kureba nka filime ikanryohera nkishima nkabona kuryama. Ariko ubwo ibyishimo bihari bitandukanye n'ibyo nari mfite. Ibyishimo mfite hari umuntu uri kugiramo uruhare. Okay, sha. Ufite akabazo k'amatsiko. Ufite boyfriend? Yeah. Okay. None mere kubwira ibintu byose. Hanyuma se ibintu bya relationship ujye ubitekerezaho iki? Relationship iya nyayo ariko y'ukuri iba ari nziza cyane. Abantu bararyoherwa ariko nyine ngewe ntabwo ndabona uwo muntu tujyanamo. Gusa nanjye mba numva nkumbuye relationship. Kujya muri relationship Muheruka ryari? Ahashize nk'imyaka 2. Nayirenga. Imyaka 2 aba ari myinshi cyane. Ariko by the way kuri kote yanjye njye ntabwo ndagerageza relationship. Really? Yeah. Ko bitangaje. Sinzi niba ari ukubitinya, niba ari kutabona umuntu duhuza. Ariko nyine nkahitamo tumaranye. Ndi kumva narahindutse undi muntu. That's why nshaka gusangiza ibyiyumviro byanjye. Simbikubwire. Bimbwire niteguye kubyumva.
iki gihe tumaranye cyatumye ngukunda. Nawe narakoze ikosa. Ndishimye cyane kumva iryo jambo kubera ko nanjye nari naragukunze. Thank you so much. Ndabikunze cyane. Mana yanjye, ubu kuko mbyutse n'igorosi mwaka amafaranga kugira ngo mbone uko yaha mushiki we. Se mubyutse mwihorere. Oya ibi bintu ntabwo bikwiye. Nicholas ibi bintu ntabwo nabimukora. Ni umwana mwiza, aritonda, ntabwo ibi bintu mfite kubikora pe. Nicholas ndamukunda cyane. Uworosoye wabyukaga no kuri. Sure. Mana we. Chérie, bonjour. Bonjour beaucoup. Comment vous êtes stressé aujourd'hui? Nta kibazo chérie. Kandi mbibona. Umeze neza. Nta kibazo. Ndagukunda chérie. Chérie, nawe ndagukunda. Allô? Oui, yes baby. Bite se? Ni sawa? Ego mana ko wakwanye. Sha, narakwamye nyine. Meze neza? Sha, bimeze neza ahubwo. Meze ka amakuru meza pe, ndumva nshyushye. Sha, rero ukuntu bimeze. Sha ari byananiye pe. Bikina sheri twakundi ko babanza kunkanga ukanga ukemera. Umva nkubwire ukuntu bimeze. Nyine njyewe ntago nkibishoboye tu brother wawe ndamukunda cyane ntago najya mu byo kumwaka ari amafaranga menshi kuriya nabivuyemo kabisa. Shari kiyo mikino uri kwigira ibiki kuri umusazi siko natari nzi ukomeje. Umva ari nokuri bari mu kamudu keza ko kwakira amafaranga vuba babagira udatuma mvuga nabi pe kandi ari yapfuye. None se icyakujyanye n'iki?
nyine urabizi twari twabivuganye yego ariko twapanze ibintu turi babiri tubyumvikanaho so mbabarira pe mbabarira uri inshuti yanjye na ibintu twapanze turi babiri nsaba aribyo bigiye kudushwanisha wazemeye neza sinagufashe mu ijosi ngo uvuga yego so mbabarira shaka ikindi kintu mbwira shaka ikindi kiganiro ahubwo ayo mafaranga araboneka cyane ari umva nkubwire na ari mbwira ikintu gishimisha umutima kuko ntabwo umva ayo mafaranga arayapangiye mbabarira pe mbwira oya shari oya nyine umva nkubwire ntago ngewe nkibishoboye pe none uragera bigende gute none se ubundi reka nkubwire udatuma mvugira nata reka nkubwire ukuri waramukunze okay yego turakundana cyane okay urakundana okay nta kibazo ufite cyane cyo gukundana mukundane mubane ariko ayo mafaranga araboneka ryari se bebe nakubwiye ngo ntago byakunda rwose niba ufite ikibazo reka nkubwire uwo wita ko wakundanye ushobora kukurabuza nje nkavuga ibintu nkavuga ukuntu twabipanga nkakumva urumva ndakubwiye nje aho ngaho nkavuga uko twabipanganye ari nanjye wizanye mu mupangu nge nkabimubwiza ukuri nyemera nkafata iyo risk wumva ko yakumva ko mbikoze sheri aba ari byo nkora nibyo ushaka nari nzi kuri muzima kwezi mfite ikihe kibazo bebe nta mikino mu mafaranga muhaye umunsi w'ejo sheri bite bigenze bite kuri n'ibikapu sheri ndagiye mvuye hano yawe ntabwo bishoboka kubera iki sheri ndeka ndagiye ntabwo nkwiye kuba hano kuki utakwiye kuhaba oya numbwira ndeka ntabwo ngiye nigeze nkukunda mbwira ikintu kiri gutuma umbwira ko utankunda kandi uri kurira ntabwo ngukunda sheri please no sheri ariko ngiye urabizi ko ngukunda ndabizi ariko nyine ntabwo bishoboka nyine mbwira iyo mpamvu ituma bidashoboka mbwira ko kiri kwitwara gutya reka sheri ni ukuri ntabwo bishoboka ibi bintu reka tubyihorere ndeka nitahire kandi sheri twarabyemeranyijeho koko okay n'ubundi kuguhisha birangora cyane mu mishiki njya kuza hano wari umupangu wanjye na sister wawe umupangu umeze gute yaransanze ambwira ko namufasha uburyo yabona amafaranga nanjye nkabyungukiramo tukagabana okay
ko nuko ntigeze nanabitekerezaho. Hanyuma se kuki utabikoze mu nyaka y'amafaranga? nyine urumva naje muri urwo rwego nzi ko nzazana kwaka amafaranga bikarangira nkakubesha urukundo nyine nkashaka uburyo mukuru ayo mafaranga bikarangira nkigendera. Hanyuma waruhisemo gufata umwanzuro ugahita unsiga gutyo? nyine byarananiye kubera ko nasanze uri umusore mwiza witonze uciye bugufi cyane, nyine mbona numva ndagukunze kuko amafaranga birananira. None rero nabipfuye na sister wawe, nari mfite ubwoba ko yaba yabikubwiye, rero navuze ngo aho kugira ngo ubimenye atari njye ubikwibwiriye, kamitemo nigendere, wenda azi kubikubwira njyewe nabikubwiye. As I told you before, nakubwiye ko nagukunze kandi ntekereza ko n'iki ni ikimenyetso cyiza unyeretse cyo kuba utaremeye kunyina nka sister wanjye. Yes baby, wakwemera ukambabarira n'ukuntu nakoze amafuti. Sheri, urukundo rurababarira kandi urukundo rugizwe n'ibintu bibiri: kwihangana ndetse no kubabarira. Ndakubabariye. Ukoze sheri. Umva rero mubwire madame. Ndabona wanayambiriye shenge. Rero witonze. Ndabona wanapakiye uranyorohereje. Yes? Fata ibyawe. Kuda. Fata. Ese uyu ari mu biki bro? Tereka hasi icyo gikapu. So, wari uzi ko ukiyoberanya no kuri musaza wanjye? Igo. Turuko areba. Wari uzi ko atazabimenya? Ntago muzi. Reka mukubwire. Kagira inkuru. Nimba namwita igiki, niba namwita agasamunyiga, nimba namwita simbizi. Bro, uyu reba ukuryamyeho gutya. Amafaranga we yashatse kukurya ntayuzi. Bimbaze. Kini igisambo. Ha, umva. Sister, se ko mbona ariko. Madame. Buretse sisi. Ariko ndabona gukomana isi nijoro. Ibyo uri kuvuga byose nabimenya. Uyu yashatse kukurya amafaranga kandi sinshobora kubyemera ngewe. Sinshobora oya. Sinshobora kubyemera. Banza unyumve gabanyijwe. Akobwa nk'aka katwinjirire. Gabanyijwe. Ndakubwiye ngo ibintu byose namenye ko ari umupango wawe. Yambwije ukuri ko byagenze. Umupango se wiki? Kari kukubeshya. Hanyuma sisi, wamburanye iki? None se yakubwiye icyaro hari umupango ngiye mfitanye nawe? Utangiye se kugira isoni ariya. Nagatanga impamvu wamunzaniye. Ariko warakoze cyane. Byura byatumye mbona n'umukunzi. Mwase bro yakubwiye iki ko agushuke nakazi. Yambwiye buri kimwe cyose. Kari wateguye umupango kujya azambye amafaranga. Ari windeba gutyo ntago namubeshye namubwisha ukuri ku bintu uko byatangiye. Kuva uyu munsi windukana muri kampani yanjye. Cyane ko byagaragaye. Ukuri ndakwingenza pe, ukuri mfasha pe. No, sisi nta kintu ntagukoreye pe. Nta kintu ntagukoreye pe. Ari nawe subiza koko. Mbabara no kuri Imana. Brother mbabara nanjye ntago yari ngewe pe. Ari nsabi. Bebe. Reka tumubabarire. Ntago yari ngewe nanjye pe nukuri Imana ndagusezeranya ko ibigare byose ngiye kubivamo pe. Nukuri Imana nkita ku kazi neza kandi nkagaragaza umusaruro. Mbabara nukuri Imana. Ngahaguruka tu. Ari nyine banza umubwire. Gusa ikintu kimwe nakubwira sisi. Reka banza haguruke. Ikintu kimwe nakubwira ugomba kumenya. Uzajya ukora nk'abandi bakozi bose. Uhembwe bakoreye kandi uri umukobwa mukuru. Ukwiye nawe gutangira gusevinga. Ugashakisha ibyawe.
ntukumve ko ibintu wagiye ubonera ubuntu utakoze. Yego. Maze gukura birumvikana. Yego. Ali tuza nakubabariye na musaza wawe arakubabariye. Ni ukuri murakoze cyane. Imana ibamugisha pe kandi ndabakunda muzubake. Mana yanjye ibintu ibyiza byose bizabagereho ni ukuri. Ndabakunda cyane. Nawe warakoze kumpuza na musaza wawe. Gahumura kandi kundi ruhande warakoze nyine. Murakoze nawe.